Isengesho ry'umunsi. Uwiteka ni wowe unezeza imitima, abarushe ni wowe ubaruhura, abananiwe ni wowe wongera imbaraga, abadafite uko bagira ni wowe ubabera igisubizo, abagiye gukorwa n'isoni ni wowe ubakura mu isoni. Twakuvaho tukajya ahandi, kari wowe twabonyemo ubuzima, kari wowe twabonyemo amahoro, kari wowe twabonyemo guhindurirwa amateka. Nihe handi twajya hava ibisubizo by'ibibazo dufite? Twaragenze amahanga yose, twasanze ari wowe wenyine ukwiriye. Reka mwami twongere dushyire ubugingo bwacu muri wowe, ubugingo bwacu ubwiyoborere, ubutegeke, ubukoresha icyo ushaka. Tuguhaye imitima yacu ngo uyigenge, uyisubize, uhaze irari ry'imitima yacu. Nta wundi dufite nk'umutabazi uretse wowe, nta wundi duhungiraho tukumva amahoro uretse wowe mwami. Ni wowe twabonyemo ubuzima, twongeye gushingikiriza imitima yacu kuri wowe mwami. Nta wundi tweguriye ubu buzima uretse wowe Kristo mwana w'Imana, wowe uyobora neza, wowe utayobya, wowe gisubizo cy'abasenga. Imitima yacu turayikuzaniye mwami ngo uyikoreshe icyo ushaka. Nuhinduka numeze nk'abantu, wowe Uwiteka ntiwadutaye, ntiwadusize twenyine, uri kumwe natwe. Imitima yacu irabyumva kuri mu ruhande rwacu, nubwo ibyago tubirebesha amaso ariko ntabwo uzemera yuko tubigeraho. Ni wowe twagiye tubona kuva kera kose, wagiye useruka, wagiye urwana, nanone wongera uza uturengera. Uwiteka, ntawagungiyeho wakozwe n'isoni, ntawagukomangiye ngo waye gufungura, ntawagutakiye ngo umwirengagize. Uwiteka uri mwisi, Uwiteka urahebuje, wowe dukomangira ukatwumva. Ese Mana, niki cyatubuza kubaho ubaye? Uwiteka, twe babandi turakwihaye ngo utegeke uganze, ubushake bwawe bwuzure. Uwiteka mwami Imana, Uwiteka ndakwiriye, ndakwiringiye, nizeye imbaraga, nizeye imbabazi, nizeye ubuntu bwawe, nizeye gukora kwawe. Ndabona gucya ku munsi nari ndayemo, ndabona kurasirwa n'umucyo urashe mu buzima bwawe. Gushima gukomanzi wanjye,
Uwiteka ngaho ngwino nganze kandi utegeke. Uwo nkomeje kukwiyegurira ndetse no guhanga amaso. Urakoze Kristo, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.